reka mbasabe nge namwe dufatanye kwicisha bugufi mu mitima yacu kugira ngo uyu mwanya Imana iduhaye tukaba tugiye kwiga iki cyigisho. Buri muntu wese aze kwakira umugisha Imana yamugeneye, kubera ko isezerano ry'Imana ryo rirahari yuko igihe cyose duteranye dutya haba hari umugisha buri muntu wese yateguriwe. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, kandi reka mbabwire ibintu byose ijambo ry'Imana rivuga nk'amasezerano arasohora, ariko kugira ngo isezerano risohorere umuntu haba hari uruhare nyine uwo muntu agomba kuzagira kugira ngo yakire gusohora kwaryo. Ubwo rero muri uyu mwanya turasabwa kuza kuba imbere y'Imana dufite imitima yiyoroheje kandi dusaba mu mutima kugira ngo Imana iduhe uwo mugisha. Tumaze kuririmba indirimbo yanaririmbwe kabiri kuko abavandimwe bari bamaze kuyiririmba, turongera tuyiririmba twese nk'iteraniro, ariko irimo ikintu ngira ngo dutekereze mu gihe turi buze kuba turimo twiga aya magambo tugiye kwiga. Indirimbo ya 308 ivuga ngo umukiza aragutegereje. Umukiza aragutegereje. Ikibazo kiribaza ngo ntiwamusanga none? Bagahita bavuga ngo nta by'isi bigomba kumukuvutsa. Mbese uribaza iki? Mbese uribaza iki? Buriya iki kibazo umuntu wese akibaze. Umukiza aragutegereje. Ikibazo kiribaza ngo ubu ntiwamusanga none? Ntiwamusanga none uwo mukiza ugutegereje ngo agukize? Iri jambo rivuga ngo nta by'isi bigomba kumukuvutsa barivuze kuko abantu benshi buri gihe iby'isi bibavutsa umukiza. Kandi iby'isi buri muntu wese byanze bikunze. Mu gitabo cy'umugenzi muri iki cyumweru nibwo nahoze ndimo niga icyigisho cyitwa ururembo rw'imburamumaro. Baravuze ngo inzira ijya mu ijuru nta handi hantu inyura ni hagati muri ibyo by'isi. Ubu buri muntu wese uri hano afite aho ahuriye n'iby'isi ku rwego runaka, kuko iby'isi turabifite. Dufite ibintu byinshi by'isi, yaba ari ibiri mu mico, yaba ari mu bigaragara dutunze tutazavana mu isi ngo tujyane mu ijuru. Ibyo bintu byose byitwa iby'isi birahari, ariko kenshi cyane ibintu byitwa iby'isi bivutsa abantu umukiza ubategereje. Ariko ikibazo kiribaza ngo uribaza iki? Nahoze ndeba ndanashimira Imana cyane mu iteraniro nk'iri ngiri. Iyo uraranganyije amaso ukabona abantu, nagiye mbona abantu twagiye tubana kera cyane turi n'abana mu bigo bya segonderi, abo twagiye tubana igihe kimwe umuntu akanasubira inyuma, ibintu by'Imana akabireka, ukazongera ukabona igihe cyarageze arongera aragaruka, asigaye asenga afite imbaraga. Haciye imyaka itari mikeya, aho ni hamwe. Hari n'abandi twagiye tubana igihe runaka tugahura mu materaniro. Ibyo byose byanyibukije ikintu nigeze nsoma mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, mu cyigisho cyitwa Kaperinawumu. Banditse amagambo kuri Yesu nize aranezeza cyane, kandi n'uyu mwanya nyine ngira ngo mbasomere namwe muyazirikane muyatekerezeho. Igitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cyitwa Kaperinawumu ni icyigisho cyiza cyane, kandi Kaperinawumu igereranya twebwe. Kaperinawumu buri igereranya twebwe kuko ni umurwa Yesu yakoreyemo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi kurenza ahandi hantu hose. Ni igice umurimo wa Yesu wibanzemo cyane, kuko ngo Kaperinawumu yari iri ahantu Yesu iyo yavaga cyangwa arimo ajya mu ngendo zitari zimwe, yanyuraga aho hantu agafata igihe abigisha kurenza uko yigishaga abandi bose b'ahantu yajyaga. Muri icyo cyigisho rero banditsemo amagambo kuri Yesu bavuga ukuntu umurimo we wari umeze. Ni icyigisho muri iyi ngeri y'igitabo mfite gihera kuri paje y'187.
ariko ndagenda nsome kuri paje y'190 mwumve ukuntu Yesu yigishaga igihe yakoraga umurimo. Bamwanditseho ngo Yesu yitegerezaga byitayeho cyane uko mu maso hababaga bamuteze amatwi hagendaga hahindura isura. Igihe cyose Yesu yabaga arimo yigisha abantu, yitegerezaga mu maso h'abantu bose bamukikije, ngo akagenda areba ukuntu hagenda hahindura iki? Isura. Kandi uku guhindura isura ko mu maso h'abantu bari mu materaniro ntago byabayeho mu gihe cya Yesu gusa, n'uyu munsi biba bihari. Ahubwo wakwibaza wa mugani w'iki kibazo twarimo tureba kikubaza ngo uribaza iki? Igihe uri mu materaniro cyangwa no mu gihe uri iwawe urimo wiga ibyanditswe byera, maze ibyanditswe byera bikakwereka umucyo runaka, mu maso hawe hahindura isura gute? Indoro z'abagaragazaga ko bafite ubushake n'ibyishimo zaramunezezaga cyane. Igihe imyambi y'ukuri yabaga ihinguranya, ubugingo bwabo bigasenya insika zo kwikunda kandi ikabatera kubabazwa n'ibyaha no kubyihana, maze ku iherezo ikabatera umutima unyuzwe kandi ushima, Umukiza yaranezerwaga. Buriya hari isomo muri Yeremiya rivuga ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Uwiteka agononwa, ngo kandi havumwe n'umuntu wime inkota ye amaraso. Inkota yitwa ijambo ry'Imana igihe icumise mu mutima w'umuntu ugundiriye ikigirwamana runaka. Ibi bintu binezeza Imana, kandi Yesu yabaga yitegereza mu ndoro z'abantu babaga bamuhanze amaso, akabona ibyo bintu birimo biraba, yaravugaga ati uku kwihana aba bantu barimo bagira n'aka gahinda ntibyicuzwa. Ibi bintu ni byiza cyane, Yesu akishima. Nibyo na Pawulo nyine murabizi yaje kwandika, aravuga ati ka gahinda mwagize igihe ijambo ry'Imana ryazaga rikabatsinda, kari agahinda kabateye kwihana kuticuzwa. Ako gahinda nta mpamvu yo kukicuza, kuko agahinda ko mu buryo bw'Imana kazana ubugingo, ariko agahinda ko mu buryo bw'iby'isi nta kindi kintu gashobora kuzana usibye urupfu. Igihe yararanganyaga amaso mu bamuteze amatwi, maze akabonamo amasura y'abantu yabaga yarabonye mbere, mu maso ye habengeranaga ibyishimo. Yesu iyo yabonaga mu iteraniro ryabaye ubwashize, akabona isura y'umuntu mu rindi teraniro, akabona uwo muntu yaragarutse, Yesu yarishimaga. Kandi n'uyu munsi wenda impamvu igomba gutuma ibyo bintu byishimirwa, niba koko umuntu yaraje mu iteraniro rikavugirwamo ukuri kuzima guturutse mu ijuru, kutagendereye gushyeshyenga umunyabyaha, kutarimo ibintu by'ibirori n'ibitaramo na gahunda z'isi zisigaye zigezweho, uwo muntu akaza akihanganira iryo teraniro, ukazabona arongeye aragarutse, kiba ari ikimenyetso cy'uko umutima we ushaka Uwiteka, kiba ari ikimenyetso cy'uko umutima we ushaka gukira. Kandi buriya ku kibazo kitubaza ngo uribaza iki, buriya nagira ngo mbabwire ko igihe uri mu iteraniro uba ukwiriye gusaba Imana cyane kugira ngo ihaguhere umugisha. Nize nk'ibintu by'umwami witwa Nebukadinezari, murazabisoma mu gitabo cya Daniyeli uhereye mu gice cya mbere. Ni umwami bavugamo kugeza igihe yihaniye. Ni umwe mu banyabyaha Imana yashatse igihe kirekire imutangaho imbaraga nyinshi, bisoza yihannye. Ariko Nebukadinezari yarangwaga n'ibintu by'intege nke nyinshi cyane, zirangwa n'ubundi no ku bantu benshi muri twe. Ariko kuri buri kibwirizwa cyose Nebukadinezari yabwirizwaga, yafataga ibyemezo. Nta kibwirizwa na kimwe Nebukadinezari yabwirizwaga ngo atahe nta cyemezo afashe. Ariko ubu ngubu abantu benshi bajya mu materaniro, agataha nyine atahanye gusa ko habaye iteraniro byagenze neza, ariko nta kintu na kimwe yigeze yibaza mu mutima we, nta ntambwe n'imwe yigeze atera agana Umukiza. Nyamara iki kintu nicyo kintu Imana ibishaka muri buri teraniro ryose.
Nebukadinezari nubwo yafataga ibyo byemezo yasubiraga muri gahunda ze za politike akongera akagwa. Imana ikabona kugwa k'uwo mwami ntibishingiye ku kuba yanga, ahubwo ni ukugwa kubw'intege nke ze, ikamutegurira ikindi cyigisho. Nebukadinezari yateguriwe ibyigisho kugeza igihe byanageze aho wagira ngo Imana igiye nko kumufata ku ngufu, kuko yari izi neza yuko ari umwami uyikunda. Gusubira inyuma kwe gushingira ku ntege nke, ariko yari umwami w'umunyabyemezo. None igihe uri mu iteraniro ufata ibihe byemezo? Uba urimo wibaza iki? Abo bantu yabaga Yesu abonye mu iteraniro akaba aramubonye uyu munsi n'ubutaha akazamubona akanezerwa, babanditseho baravuga ngo Yesu yababonagamo abaragwa bafite ibyiringiro b'ubwami bwe. Iyo ukuri yabaga yavuze mu magambo yeruye kwakoraga ku kigirwamana runaka umuntu akigundiriye, ukuri yabaga yavuze mu magambo yumvikana iyo kwakoraga ku kigirwamana runaka umuntu akigundiriye muri iryo teraniro, Yesu yabonaga uko mu maso h'uwo muntu wahindutse, akabona indoro yijimye yo gukumira. Ibi bintu bibaho mu materaniro. Ukuri kukaza kukagwa ku kigirwamana runaka wimitse mu bugingo bwawe, hagahita hagaragara mu maso indoro yijimye yo gukumira uko kuri. Meze nk'iya wa musore w'umutunzi ngo wagiye ababaye cyane kubera yuko yari asabwa ikintu abona kimuremerereye. Ariko se ko indirimbo ivuga ngo nta by'isi bigomba kumukuvutsa, ubu ni iby'isi bingana iki byakabaye bituvutsa Kristo koko muri iki gihe? Iyo ukuri yabaga yavuze mu magambo yeruye kwakoraga ku kigirwamana runaka umuntu akigundiriye, Yesu yabonaga uko mu maso h'uwo muntu hahindutse, akabona indoro yijimye yo gukumira yabaga isobanura yuko atakiriye umucyo. Iyo yabonaga abantu banze kwakira ubutumwa bwo kubahesha amahoro, byakomeretsaga umutima we bikomeye cyane. Reka mbabwire, nahoze ndimo nongera gutekereza amagambo yanditswe muri Yobu, yaba mu gice cya mbere n'igice cya kabiri, kandi ni amahame agenga buri teraniro. Mubumbure Bibiliya mu gitabo cya Yobu, ayo masomo tuyasome abiri. Isomo rya mbere turarikura muri Yobu mu gice cya mbere, irindi turarivana mu gice cya kabiri. Igice cya mbere ndasoma ku murongo wa 6 wonyine. Baranditse ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Kandi nagira ngo mbabwire ko n'uyu munsi ubukiranutsi bwacu Satani ntabwemera, kandi Imana igomba kumuha uburyo, ikamuha igihe, ikamuha ibyangombwa byose n'uburenganzira kugira ngo azahinyuze ubukiranutsi bwawe, arebe koko niba buhari cyangwa nta buhari. Nta kintu na kimwe turusha Yobu. Ndetse hari amagambo buriya tujye tuyasoma turemerere. Mu Byahishuwe 7 na 14 hari amagambo agaragaza abantu bagomba gutabaruka bavuye muri iki gihe cyacu. Abantu bizeye ubutumwa bwa marayika wa 3 bagomba kuzagera mu ijuru bambaye ibishura byera. Ijwi rikabaza ngo bambaye ibishura byera ni bande? Barashubijwe ngo nabavuye hehe? Bavuye mu birori? Ngo nabavuye muri urya mubabaro ungana iki mwinshi. Abo bantu babanditseho mu Byahishuwe 14 baravuga ngo bazaririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama, ngo nta wundi muntu wigeze ashobora kuririmba iyo ndirimbo uretse abantu 1000 n'inzovu enye n'ibihumbi bingahe. Ni abantu bizeye ubutumwa bwa marayika wa 3 bagomba kubaho mu gihe cy'amahenuka y'isi, kuko bagomba guhura n'umubabaro isi yose itigeze igira guhera igihe amahanga yagenje ate. None umubabaro wa Yobu wari ungana iki? Yobu yahuye n'imibabaro 3. Umubabaro wa mbere
wari ushingiye kuri bya bintu by'ibirirwa bitwivovotesha, ngo ikibanza cyanjye, ngo abana banjye, ngo amashuri, ngo inka zanjye, ngo imirima, ngo aho kuba, ngo ibiki, ngo imyenda, ngo ibiryo. Ibyo bintu Yobu yahuye n'umubabaro ushingiye kuri icyo kintu, kandi ibyo bintu byari bigendereye guhinyuza ubukiranutsi bwande, ngo arebe ko koko buhari. Yobu yari umuntu w'umutunzi cyane, ngo mu gihugu cya Usi nta muntu wari uhwanye nawe, ariko ibintu byamushizeho Yobu asigarana afite zero income, asigara afite zero income, nta kintu na kimwe yinjiza, nta n'ikintu na kimwe afite. Ibyo bintu birashoboka? Bishobora kubaho ibyo bintu? Ikigeragezo cya kabiri, Satani yahise asanga Uwiteka, ni naryo somo ngira ngo tuzirikane hano, wenda nubwo ndi mbibutse ibyo bintu kuko nabyo ni ibintu bitureba, ni amateka yandikiwe kugira ngo azadufashe muri iki gihe, kuko indirimbo Yobu atazaririmba nge nawe tuzayiririmba tugeze mu ijuru, kandi tuzatangirwa ubuhamya ngo tuvuye muri urya muke. Ibi bintu hari igihe wenda umuntu aba agira ngo ni ibikino, ariko bizagenda bisohora nyine tubireba n'amaso yacu. Nibwo ko kuzasobanukirwa n'ijambo rivuga ngo ni umubabaro utarigeze ubaho guhera igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. None igihe habura gato ngo tuwinjiremo, ubu uri muribaza iki? Ikigeragezo cya kabiri Yobu yahawe, Satani yasanze Uwiteka aravuga ati kuba yarakomeje gukiranuka ntubinkangishe, n'ubundi umuntu aramutse arwaye ubuzima bukamera nabi, biriya bintu byose yabitanga akarokora ubugingo bwe, none kora ku mubiri we no ku magufwa ye urebe ko atazakwihakana. Yobu usigaye nta kintu afite mu by'imitungo, Satani aravuze ati noneho reka dukore no kuki. Twari twagera ahantu tuvusha amaraso turwanya icyaha, cyangwa twivanze nacyo n'ubundi bikiri no mu ma asset kera kose. Umuntu agenda ibigerageza kumushyira mu mubabaro abifunga mu nzira zose byacamo. Wa mugani wa Satani Apolo niwe wigeze abwira mu Kristo ati abantu banjye genda bakiza, urabizi ko mbakirisha amaboko nkabakirisha uburyarya, ibinyoma, ariko abantu bo mukiranutse bo bapfa nabi, abantu ba Yesu. Ibyo bintu by'umubiri birangiye, murabizi ko Yobu utaragiraga imitungo yari yaramushizeho mu kigeragezo cya mbere, noneho hakurikiyeho ikigeragezo cya gatatu cy'abantu, inshuti ze bakaza kandi bakazana ibihamya bati kuva nabaho sindabona umukiranutsi aretswe, sindabona urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, warusha Imana gukiranuka se? Zari zigendereye kumwumvisha ko atigeze akorera Imana mu buzima bwe bwose, kandi yuko ibintu byose bimugezeho ari ingaruka z'iki? Z'ibyaha bye. N'uyu munsi hari abantu babyizera uko. Umuvandimwe yagwa mu kaga, rimwe na rimwe baranavuga bati n'ubundi yari arimo akora urugendo ava i Yerusalemu, yari arimo ava muri twe, yari arimo ahunga Imana ajya gukiranirwa, yari arimo agiye ariko mu murwa w'ikivume, yari arimo ajya mu byaha, none yarakomeretse, yahuye n'ibyago, mu mureke n'ubundi ntabwo yari uwacu. Ariko umusamariya mwiza yamugiriye ate? Mugiriye impuhwe, kandi yari afite ibihamya by'uko n'ubundi abo banzi ntago bamukubise arimo aza gusenga. None impuhwe nk'iza Yesu Kristo, rimwe na rimwe hari n'igihe tuba dufite kwibeshya ku bantu, ugasanga umufiteho amakuru atariyo, umufiteho amazimwe, ariko Yesu utarashoboraga kwibeshya kuri Yuda bwari bucya amugambanira mu gitondo, ibyo bintu abizi neza,
yafashe ibirenge byuzuyeho umukungugu bya Yuda abiheraho abyoza. Urukundo ruzasohorera muri twebwe ryari? Kandi turarukeneye. Ibyo ni ibigeragezo bitatu Yobu yahuye nabyo, kandi nawe nibikugeraho uzihangane nka Yobu. Yakobo yaje kumwandikaho isomo, amutangaho icyitegererezo cyo kwihangana. Aravuga ati mwumvise ko abihanganye tubita iki? Banyehirwe. Nawe niba ushaka guhirwa jya wihangana. Kandi se kwihangana ni iki? Umuntu wa defense wakoze graduation, umuntu wagiye kurangura mu Bushinwa imari kaza kunguka miliyoni 100, umuntu turamubwira ngo ihangane. Kwihangana bijyana n'ibibazo. Niyo mpamvu barabyanditse iryo somo murarizi mu Baroma 5, igihe bavugaga amwe mu mahirwe azanwa no gutsindishirizwa. Mwari muzi ko kimwe mu mahirwe azanwa no gutsindishirizwa harimo no kubabazwa tuzira uwo muntu wadutsindishirije? Kuko niko bakomeje bandika bamaze kuvuga ngo dufite amahoro ku Mana ubwo twatsindishirijwe, ariko ntibigarukira mu mahoro gusa, ahubwo ngo twishimira na hehe? Twishimira no mu makuba. Kuko tuzi ko ayo makuba ntago Imana yazana nk'Imana y'umugome ivuga ngo abantu banjye reka mbahime, reka mbagore. Ahubwo baravuze ngo amakuba atera iki? Oya, amakuba atera kwihangana. Kwihangana noneho kwamara kubaho kugahita gutera kunesha. Kunesha kukazana ibyiringiro by'itorero by'uko niba twarababaranye na Yesu mu mibabaro ye, tugahorwa kwikorera umusaraba wa Yesu, ubwo nanaboneka mu bwiza bwe nabwo tuzabusangira. None se Yesu azaduha imibabaro gusa twatewe no kwikorera umusaraba we, namara kuza mu bwiza aturekere muri iyo mibabaro twebwe? Ntabwo azabikora. Rero ikintu ngira ngo dutekereze, aya masomo abiri ari muri Yobu wahuye n'ibyo bigeragezo. Baranditse ikintu cya mbere muri Yobu igice cya mbere ku murongo wa 6, baravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka kandi na Satani yazanye nabo. Iki kintu kugira ngo mumenye ukuntu ari ihame rya buri teraniro. Buriya kugira ngo mumenye ukuntu iki kintu ari ihame ry'ibintu bibaho muri buri teraniro, ntago bacyanditse honyine, ahubwo no mu gice cya 2 bahise bagisubiramo ku murongo wa mbere. Baravuga ngo undi munsi habaye irindi teraniro. Abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka na Satani ashengereranye nabo kuri nde? None ikibazo, Satani ari herutse kujya ahantu nari najyanye na madamu wanjye tugiye gusura umuryango umwe. Baganiraga ku nkuru nyine z'ibintu biba biriho. Bavuga bati muzi ko hari igihe nyine abantu baganira bakavuga no ku bandi. Nuko bagera ku muryango umwe baravuga bati umuntu umwe aravuga ati bariya abantu nta Satani bazi. Bahita batanga ingero, kuko bagenda mu modoka nziza, abana babo biga hanaha, none nta Satani bagize gute? Ijambo bararivuze, mpita nsaba umwanya ndavuga nti mureke tuganire kuri icyo kintu kuko numvise kindemerereye cyane. Ariko tunajyayo twari twateze za modoka bita shira umuteto. Tuva Nyabugogo tujya gusura abo bantu. Hari imodoka za shira umuteto zijyamo abantu benshi, abantu nyine baba batagomba guteta hano mu isi. Tumaze kwicaramo haje umuntu
umwe mu bafite ubumuga bwo kutareba aravuga ati mwebwe abahawe umugisha nimufungurire umuntu utareba. Mwebwe abagize gute? Ubwo nari nicaye mu modoka mpita ntekereza abantu bahawe umugisha ni bande? Ni abantu se bafite amafaranga bashobora gufasha uyu? Mpita mfata telefone, nta na Bibiliya nari mfite ariko nafashe telefone yanjye, isomo n'ubundi bavuze iryo jambo abantu tuhageze nari nagiye ndisoma nibaza abantu Uwiteka yahaye umugisha, nkavuga abantu Uwiteka yahaye umugisha ni bande? Yabahaye iki? Yakibahaye ryari? Abantu se bo bitwa ibivume ko aricyo kinyuranyo cy'umugisha ni bande? Ikintu bafite ni iki? Mbumbura muri Matayo 25, murabizi ko hari isomo rivuga ngo umwana w'umuntu ubwo azaza. Reka turisome tureba abantu bazi Satani n'abatamuzi. Matayo 25 uhereye ku murongo wa 31 hari amagambo avuga ngo gucirwaho iteka. Buriya kandi nubwo iri somo nkuko mubizi iyo barimo baryandika barimo bavuga imigabane ibiri igomba kuzaboneka igihe Kristo azaba agarutse, ariko kuba bajya kwandika iri somo bagashyiraho umutwe w'amagambo witwa gucirwaho iteka, ni ukugira ngo icyo kintu aba aricyo utinza mu bitekerezo byawe ko gucirwaho iteka kuzabaho. Ibintu by'ingororano n'iby'ukuri nabyo bizatangwa, ariko ndakwinginze jya ufata umwanya utekereze ku kintu cyitwa gucirwaho iteka kuko kirakomeye. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose, amahanga angana iki? Nta muntu uzasigara, azateranirizwa imbere ye abarobanure. Kurobanura murabizi. Ubu kandi niyo twafata umuntu hano wenda urusha abandi ubukuru mu myaka, tukareba wenda nk'umuntu ufite impamyabumenyi mu by'amashuri yisumbuye kurenza abandi, tukareba impuguke mu bintu ibyo ari byo byose, twebwe ati ngaho robanura abantu. Ntashobora kubarobanura neza. Inshingano yo kurobanura abantu ni inshingano ya Kristo wenyine, kuko niwe ureba ibintu abantu dushobora kureba, akareba n'ibiri mu mitima byateye ibyo bintu bigaragara. Rero uwo Yesu nyine niwe uzarobanura abantu bose, ngo nk'uko umwungeri arobanura intama hehe. Intama ngo azazishyira iburyo bwe, hanyuma ihene azishyire he? Abantu bazajya iburyo rero nibo Yesu azabwira ngo nimuze mwebwe abo data yahaye iki. Nimusoma muri Zaburi 133 ni Zaburi ngufi, murabonamo yuko umugisha ni ikintu kimwe, ni ubugingo bw'iteka ryose. Uwo ni wo mugisha, uwo ni wo mugisha, ni ubugingo bw'iteka ringana iki? None ikibazo, igihe Yesu azarobanura abantu, kandi ibi bintu byo kugaruka kwa Yesu ni ibintu nyine isi ubu ngubu itaba yitayeho. Nimureba mu ngamba z'umuryango w'abibumbye ibyo bategura, za bije z'ibihugu na za viziyo zabyo, haba harimo no kuza kwa Yesu. Ahubwo hari n'abantu bavuga bati mvanaho ibya Yesu azaza. Ibintu byose bidafututse by'ibipapirano bidasobanutse bahita bavuga ngo ni ibyande, ngo ni ibya Yesu azaza. Ariko Yesu azaza kandi naza azarobanura abantu bose, amahanga yose, kuko n'ubundi ayo mahanga yose ubutumwa bw'abamarayika batatu bugomba kubwirwa bari mu isi bo mu mahanga yose, kugira ngo bakore amahitamo
babwange cyangwa babwemere. Niyo mpamvu rero Yesu naza n'ubundi ayo mahanga yose yagezwemo n'ubwo butumwa, agomba kubarobanura buri muntu wese akagira aho aherera muri izi mpande ebyiri. None ikibazo, abantu Yesu azashyira iburyo, azareba ku modoka bari bafite, azareba ahantu baranguraga, azareba ku makonte, azareba ku mashuri bari bize, azareba ku buranga n'uburebure n'ibiro. Yesu azashingira kuki? Igisubizo ni kimwe, azashingira ku mico. Kuko birahari hano biranditse, ibintu Yesu azareba ni ibikorwa abantu bakoze babikoreshejwe no kumwizera, kandi koko ibikorwa byawe nibyo bigaragaza kwizera ufite. Ni iby'ukuri dutsindishizwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo kubwo kumwizera, ariko inyifato yawe, ibintu ukora, uko ubana na bagenzi bawe, uko ubafata, uko ugenda, uko utekereza, ibyo bintu nibwo byo bigaragaza kuko niba ufite kwizera kuzima cyangwa niba ufite kwizera kumeze nk'uko abadayimoni. Wa mugani wa Yakobo niwe wigeze avuga ati, mbese uvuga yuko ufite kwizera wabirusha Satani se? Nta muntu wizera yuko Yesu agiye kugaruka vuba, wizera ko Imana idukunda, wizera ko amategeko y'Imana adahinduka. Nta muntu warusha ibyo bintu Satani kubyizera. Satani ibyo bintu arabyizera kuturenza twese, ariko si uko kwizera kwa Satani kumumariye iki? None se niba uvuga ko wizera ariko imirimo yawe ikaba ihabanye n'uko kwizera, kwizera kwawe gutandukaniye he n'ukwa Satani? Cyangwa se muzahererezwa mu migabane itandukanye gute? Yesu, abantu bazajya ibumoso bwe nabo ibyo azaba yashingiyeho nyine ashyira abantu iburyo bwe, nabyo azongera gushingira aho ashyira abantu ibumoso. Kandi abantu bazajya ibumoso bwe, reka mwumve ijambo azababwira. Umurongo wa 40 azabwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Abantu ni nkaho bavuze bati, jyewe mbonye Yesu namugirira neza pe, Yesu ndamukunda, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka. Bazavuga bati, iyo tukubona ko twari kukugirira neza twakubonye ryari? Yesu nawe abasubiza ijambo rimwe ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe. Ibi nibyo Erida mwiza mu kanya yari arimo atwibutsa, kandi koko niryo hame rigenga urubanza. Ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye, abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Mu gitabo mfite cyitwa ibihamya by'itorero, muzingo wa mbere, hari amagambo Ellen G. White yandikiye umukuru bita Huru. Ariko uyu mwanya nawe urayabwirwa,
reka nyabasomere kuri paje ya 360. Ni mu muzingo wa mbere w'ibihamya by'itorero, testimonies for the church, ariko ni mu kinyarwanda nyine ubwo. Ku itariki ya 5 Ugushyingo 1862 neretswe uko mwene data Huru yari ameze. Yari ahagaze mu mwanya uteye ubwoba. Kubura kwiyegurira Imana no kuyubaha kuzima byamusize ari imbata y'ibyongorero bya Satani. Yari yarishingikirije ku mbaraga ze bwite aho kwishingikiriza ku kuboko gukomeye k'Uhoraho. Maze uko kuboko gukomeye kumuvaho by'igice. Neretswe ko ikintu giteye ubwoba bikabije mu byerekeye mwene data Huru ari uko asinziriye ku birebana n'akaga arimo. Agize ate? Katongere twibaze, mbese itorero ryacu rya Laodikiya ntabwo ari itorero risinziriye? Rirakangutse cyangwa rirasinziriye? Mbese si itorero ribayeho mu gihe rigomba gusakirana n'akaga kandi muri Daniyeli 12 kavuzwe yuko ari igihe cy'umubabaro utarigeze ubaho guhera igihe amahanga yabereyeho? None baravuze ngo neretswe ko ikintu giteye ubwoba bikabije mu byerekeye mwene data Huru ari uko asinziriye ku birebana n'akaga arimo. Nta mpuruza yumva, ntaki. Ubu we hari impuruza wumva? Buriya kandi mu minsi mikeya, nubwo wenda ibi bintu nyine tuba turimo tubivuga twiganirira, bizaba bikomeye. None se nimwibaze igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye. Ibaze, twarajyaga tuza tugaterana tukaririmbana, wajya kubona ukabona umuntu runaka yabuze amahwemo, umuntu runaka atangiye kwaturira ibyaha bye abahisi n'abagenzi, umuntu runaka yabuze uko yifata, agatangira akavuga ati none se ko wajya guza kwigishiriza mu nzira z'iwacu ubu bigenze bite? Nta kintu giteye ubwoba nk'icyo. Kandi mu wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cyitwa ngo umwe muri bene data baboroheje, nicyo cyigisho Ellen G. White yanditse arimo asobanura ariya magambo tumaze gusoma yo muri Matayo 25 uhereye ku 31. Baravuze ngo Yesu yashakaga yuko ipica y'urubanza iguma mu bigishwa igihe babwiraga aya magambo. Yari amaze gusohoka mu rusengero igihe yanababwiraga ati inzu yanyu muyisigi wari umusaka, murabizi muri Matayo 23. Aragenda yicaye ku musozi wa Elayono, batangira kumubaza iby'ibimenyetso by'ukuntu urusengero ruzasenywa. Matayo 24 arayivuga. Yari amaze gusohoka mu rusengero butazarugarukamo ukundi, amaze kuvuga ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe. N'iki gice yakigishije abigishwa yicaye ku musozi wa Elayono ashaka yuko ipica y'urubanza itazigera ibava mu bitekerezo. Laodikiya ni nacyo bisobanuye. Ni igihe guhera igihe itorero ryacu ryatangiriye tubayeho mu gihe cyo guca urubanza. Uyu murimo ni wo Yesu arimo akora. Kandi twaririmbye ngo agenje ate? Waragutegereje. Ikibazo ntiwamwitaba none, cyangwa urasinziriye utegereje yuko ejo bundi ibintu byawe bizabura igaruriro ugahita ujya mu kazitiro. Nta mpuruza yumva mwene data Huru cyangwa mwene data wowe, mwene data A, B, C, D, nta mpuruza yumva. Yumva atekanye rwose kandi aruhutse mu gihe Satani n'abamarayika be bishimira cyane ko bamwigaruriye. Umva rino jambo ngo nta mpuruza yumva. Yumva atekanye rwose kandi aruhutse mu gihe Satani n'abamarayika be bishimira cyane ko bamwigaruriye. Igihe cyose mwene data Huru yari agishikamye ku rugamba. Hari igihe mwene data Huru yari ashikamye. Ano magambo ateye ubwoba akwiriye gutuma wigenzura nanjye nkigenzura.
umuntu wahoze ashikamye ku rugamba bakaba bamutangiye ubu buhamya, ni gute bavuze ko igihe ahubwo akaga kagiye kuza ubu ngubu asinziriye, kandi Satani nawe tugiye gusoma ijambo rikomeye cyane ngo yamuhaye amahoro muri ibyo bihe. Agenda avuga ati nguwe neza mu mutima, kandi mwene data ahura ibintu bye ntabwo biri mu mwanya muzima. Yumva atekanye rwose kandi aruhutse mu gihe Satani n'abamarayika be bishimira cyane ko bamwigaruriye. Igihe cyose mwene data ahuru yari agishikamye ku rugamba, ubwenge bwe bwari bugifite rutangira, kandi muri we habayeho kugongana kw'ibitekerezo. Noneho ubu ubwo yaretse urugamba, none kwa guhangana kw'ibitekerezo kwarahagaze. Yaretse urugamba mwene data, none guhangana kw'ibitekerezo nta guhari. Ubwenge bwe buratuje, ubwenge bwe buratuje, na Satani aramureka agira amahoro. Satani agira ate? None reka nkubaze, amahoro ufite wayakuye? Ni ya yandi yo mu Baroma 5 bavuze ngo dufite amahoro ku Mana. Ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, amahoro aca muri biriya bika. Wikoreye umusaraba wa Yesu Kristo, amakuba araza, ayo makuba yaguteye kwihanganira kwikorera umusaraba wa Yesu, uranesha, ugira ibyiringiro. None ufite ibyiringiro by'umugisha by'uko ugiye kuzabona Yesu Kristo mu bwiza bwe, cyangwa ufite amahoro Satani yaguhaye? Satani yabaye akuretse nkuko huru byamugendekeye. Iki ni igihe cyo kwisuzuma, kandi ndimo ndahamagarira umuntu wese kwigenzura muri iki gihe gito dufite, igihe Yesu akidutegereje. Yesu arashaka kuguha imbabazi, arashaka kuguha umugisha. Birakwiriye yuko twitaba irarika ry'Imana bikitwa none. Tukiyuzuza n'Imana. Kaperinaumu, reka mbabwire iki kintu nsoza. Njya gusoza iki cyigisho, reka mbabwire iki kintu. Ahantu Yesu yakoreye umurimo ukomeye cyane, bikaza gusoza abantu nyine ubwo banahisemo impande, kuko igihe cyose iyo ubutumwa bwiza buvuzwe busaba umuntu wese ufite ibitekerezo bizima. Wenda abaye ari umusazi, Imana nta kintu yamurenganyaho, ariko umuntu wese ufite ibitekerezo bizima akagerwamo n'ubutumwa bwiza mu bwenge bwe, asabwa kubutekerezaho no gufata ibyemezo. Kaperinaumu, Yesu yaje kuyivugaho cyane amagambo ababaje, kandi yari amaze guhamya umurimo wa Yohana nk'umurimo nyine wari warakozwe neza. Reka mbabwire, Yohana yakoze umurimo mwiza, yabaye umukiranutsi imbere y'Imana ku buryo ngo abantu bose bamwumvise igihe bitegerezaga Yesu, ngo baravuze bati ibintu byose rero Yohana yavuze kuri Yesu ni iby'ukuri. Ngo bashoboraga kwishingikiriza ku buhamya bwa Yohana, bagahita bamenya neza ntama w'Imana. Yesu rero yagaragaje uwo Yohana n'umurimo yakoze, yerekana neza yuko ari umurimo wabyaye umusaruro, kandi ni umurimo ijuru ryashimye. Ariko arangije ahita avuga ikindi kintu. Murabizi ko muri Matayo 11 nicyo kintu Yesu yavuze. Ageze ku murongo wa 20 ahita yibaza ikibazo Yesu nawe yagira ngo abantu bari baraho muri iryo teraniro bakibaze. Umurimo ko wakozwe neza, ko ibintu byose byasobanutse, ko ubuhamya budakebake bumuhamya nyakuri yahaye abanyarodokiya bwakugezeho, byagufashije iki? Umurongo wa 20, maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi, kuko batagenje gute? Uko batagize gute? Uko batihanye. Ati, Korazini uzabona ishyano
Betesayida uzabona ishyano kuko ibitangaza byakorewe muri mwe. Iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba barihannye kera bakambara ibigunira bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu ibikiriho nanone. Rino jambo ryavuzwe kuri Kaperinawumu rimeze nk'iryavuzwe kuri Satani, kandi Satani ngo yahoze ari umuntu ufite ubwiza bumeze gute? Uhebuje. Nawe wenda wigeze kuba mu bwiza, ariko si uyu munsi uracyaburimo? Cyangwa ufite ubuhamya bumeze nk'ubwa ya mitsima y'Abagibiyoni ngo yari yatoye uruhumbu mu myaka, ngo uribuka ngo mu bihe ibi n'ibi. Uyu munsi ibintu byawe bihagaze bite? Ko abantu benshi basubiye inyuma ko ibihamya bihari, uyu munsi ibintu byawe bihagaze bite? Yesu igihe abantu yababwiraga no magambo, ahantu hose yabaga yaravuze ubutumwa ku rwego rukomeye gutya, bamwe babaga baratumbagiye bageze hejuru mu kubaha Imana, abandi babaga bageze kuri imyuka mibi bigarurira. Cyakora imyuka mibi nk'uko tumaze kubisoma mu bihamya ku itorero, ishobora abantu bamwe kubaha amahoro bakaba basinziriye mu bitotsi, abandi bakaba bikebagura nka kwa kundi byanditswe muri Mariko 5, bafite imisatsi ya shokonkoye bari hariya ubabona ukabona ni abasazi nyine barwaye abadayimoni ngo banabavugiramo, wewe wenda akakureka akaguha amahoro, kaba nta dayimoni urimo kuvugiramo ariko agukoresha. Ariko inkuru nziza ihari ni uko n'abo bantu babaga barigaruriwe n'abadayimoni baratakaga Yesu akabakiza. Nyuma yo kuba mu by'Imana umuntu agasubira inyuma, yashoboraga gutaka atazi nuko ataka. Muzakomeza mubyiga muri kiriya cyigisho cyitwa Kaperinawumu. Yajya gutaka abadayimoni bakamuvugiramo, imbaraga ebyiri zigasakirana, ariko Imana ireba icyifuzo cy'umutima. Ntabwo yigeze yumva amagambo y'abadayimoni, ahubwo yarebye icyifuzo umuntu afite maze iramukiza. Kandi ibintu bigaragara ko bidashoboka, ukuntu umuntu aba yireba akabona nawe ubwe ntazi ikintu cyamugobotora mu butware bwa Satani, ibyo bintu iyo bishobotse bituma intsinzi ikomera cyane. Bituma intsinzi igenza ite? Reka mbaho urugero, wenda rumwe mu bitagira umumaro ariko nabyo bishobora kudufasha tukagira icyo tubyigiramo. Niba hari abantu mwigeze mureba iby'imipira y'amaguru kera, cyangwa n'ubu wasanga hari ababireba bikaba binabaraje ishinga cyane, mu minota 90 bagenera umukino mu buryo busanzwe, iyo bigeze nko ku munota wa 80 habura iminota 10 ngo umukino urangire, wenda ikipe imwe ifite nk'ibitego 4, indi kipe ifite ubusa, abafana baratangira bakivovota bati ikipe yacu yatsinzwe, ibintu byayo byarangiye. Ariko iyo nko mu minota 5 ya mbere, ubwo ngubwo kugeza nko ku munota wa 85, ikipe igize gutya ikataka bagashyiramo nk'ibitego 2, 3, bakabona bashyizemo n'icya 4 baranganije, ku munota wa 90 bagashyiramo igitego cya 5, ibitego bikaba 5-4. Iyo ntsinzi irakomera cyane kurenza ukuntu wenda ikipe yaba yatangiye itanga icyizere cy'uko igiye kuza gutsinda. Ubu rero ku bantu bameze nka Mariya n'abandi banyabyaha benshi bamaze igihe kirekire intekerezo zabo zarabaswe n'abadayimoni,
uramutse wemeye ijwi ry'Imana ubu ngubu kuri uyu munota wa nyuma w'uyu mukino turimo dukina na Satani, maze ukihana, Imana yakubabarira kandi gutegeye ibiganza. Nkwifurije kwitabira irarika ry'Imana mu izina rya Yesu.